none haguruka uve mu mwijima aragukunda musange kuki utamusanga uyu munsi kuki utamwitaba none. Yesu ashimwe. Mwene data muvandimwe, reka twongere dushimire Imana ubw'uyu mwanya iduhaye wo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Nk'uko twatangiye nimugoroba twigira ijambo, ni insanganyamatsiko igizwe n'ibyigisho bitatu. Uyu ni umunsi wa kabiri, icyigisho cya kabiri, ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'inyongezo, igihe cyo kuzuza igikombe no kugaragara kw'ibiri mu muntu. Uyu mwanya rero turakomeje mu kindi cyigisho nacyo tugenda tureba current events cyangwa se ibyaduka byo muri iyi minsi, événements du dernier jour, bigaragaza uko tumeze duhagaze muri iki gihe ndetse n'uburyo twakwiyarura kugira ngo tubone ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo. Kuko insanganyamatsiko zose zigomba kuba zisoza zerekeza abantu kuri Kristo, kugira ngo umunyabyaha namara kwimenya uko ahagaze, tumaze kwisobanukirwa n'ububi bwacu, kuko nta bundi buryo bwo kubisobanukirwa nuko ijambo ry'Imana rigenda rikatwigisha, rikagaragaza amafuti yacu kandi rikagaragaza na Kristo, we ntama w'Imana w'ibyaha, we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo rero igihe twiga ibi bintu, buri muntu wese aba akwiriye kuba maso cyane, ntabifate ko ari nk'aho aciriweho iteka burundu, nubwo nabwo bishobora kuba kubera kwinangira k'umuntu, ariko Imana si yiciraho abantu iteka, ahubwo iyo itanze ijambo ryayo igira ngo abantu biyarure hakiri kare, kuko nta hantu na hamwe umunyabyaha ashobora kugera Imana itamukura keretse we abyihitiyemo akinangira umutima. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo nta winangiye umutima ngo agubwe neza. Bityo rero iki gihe cya none ubaye ugihumekerwamo na mwuka w'Imana, mwuka w'Imana hari ibyo akuburira kureka, akoresheje uburyo bw'ijambo ry'Imana, ukwiye kuzibukira cyane kugira ngo ibyigisho nk'ibi ngibi biteye kuba ibyo kugira ngo bigucireho iteka burundu, bizasoze ubuze ubugingo buhoraho, ahubwo bibi byo gukangura imitima kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa n'uruhande ahagazemo, bityo tuzaraganwa ubugingo buhoraho, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umugoroba rero washize twize icyigisho aho byari bishingiye mu isomo twabonye muri Daniyeli ngo benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe wo muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 10. Mbere rero yo kugira ngo dukomeze mu ijambo ry'Imana mu kigwa cy'uyu munsi, reka tubanze duce bugufi dusenga Imana. Turagushimiye uhoraho Nyagasani, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ribe iryo kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Uduhe kumvira, kuko ijambo ryawe nanone ritubwira ngo kumvira kuruta ibitambo. Nuko rero turagusabye kugira ngo ijambo ryawe ryubake imitima yacu kandi ritubere impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Umwanya nk'uyu nguyu tuzirikana amagambo twize nimugoroba, ibyerekeranye n'uburyo
Imana yatanze ibyanditswe byera kugira ngo biduhugure, ibihereye kuri Mose. Mose yandika ibitabo 5. Imana igihe kiragera ibona ko ari ngombwa kohereza n'abahanuzi kugira ngo bagende barushaho gusobanura ibyo Mose yari yarigishije Abisirayeli binyuze muri Mose, ariko Mose nawe abikura ku Mana. Abahanuzi baraza barigisha, bigisha ubwoko bw'Abayuda, ubwo ndavuga isezerano rya kera. Isezerano rya kera rivuyeho, hagaragaza isezerano rishya. Kristo ariyizira ubwe, akora umurimo n'intumwa 12. Hanyuma y'ibyo ngibyo Bibiliya irandikwa, yizwe n'ibitabo 66, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Abo bose, yaba intumwa, yaba Yesu, yaba n'abahanuzi, bagarukaga ku byo Mose yari yaranditse. Ibyo bigaragaza gusigingira k'umuntu, ku buryo Imana itari yakaba yaragombye kwandikisha ibindi bitabo byo mu isezerano rya kera, kuko ibyo mu isezerano rya kera ibitabo 5 bya Mose byari bihagije. Ariko kubwo kutumva kw'Abayuda, kw'Abayisirayeli, byabaye ngombwa ko na ba Yesaya baza barahanura, ba Hoseya barahanura, ba Daniyeli barahanura, ba Zekariya n'abandi kugeza kuri Maraki. Isezerano rya kera riba risoje rityo. Ariko noneho Yesu abonye ko bikomeje kunanirana, aza kongera gutanga undi mucyo arabisobanura neza, kurinda kugeza ku ntumwa Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe. Bigeze nyuma biba ngombwa kubona ko mu gihe cyacu hariho imyumvire iri hasi cyane, yemera ko n'umwuka w'ubuhanuzi uza. Ari byo twabonye umubwiriza yigeze abyigisha avuga ko ibyo bintu noneho kubwo kutumva umwuka w'ubuhanuzi hariho kwinjira mu bwira gatatu. Ibyo rero dukwiriye kubizirikana cyane kugira ngo tutinjira mu mwijima cyangwa se mu bwire bwa gatatu, kuko ubwa mbere bwari ukutamenya ibyanditswe mu isezerano rya kera, ubwa kabiri ubwo kutamenya ibyanditswe mu isezerano rishya, aho Pawulo yavuze ati ndetse na n'ubu abenshi iyo nyegamo igumaho. Na n'ubu ngubu iyo bya Mose byigishijwe, iyo nyegamo igumaho, ngo ariko iyo umuntu ahindukiriye Uwiteka agakiza ubugingo bwe, iyo nyegamo ikurwaho. None nshuti muvandimwe, iyo nyegamo yo kutamenya ibya Yesu Kristo uyu munsi wowe ihagaze bite? Noneho n'umwuka w'ubuhanuzi ubwawo, biratangaje cyane kubona Abadiventiste benshi badasobanukiwe n'icyo Imana ivugira mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ahubwo bakabyita ngo ni inama za Ellen White. Ingibyo twabibonye ejo. Rero twongeye kubona nabwo nanone ibyo umuhanuzi Yesaya yashyiriye ubutumwa Hezekiya Imana yari imutumyeho, ubwo Hezekiya atarahesheje Imana icyubahiro, kubw'uko abantu b'i Babuloni bari baje kureba igitangaza Imana yakoreye Hezekiya cyo kumukiza. Nyamara Hezekiya ntiyagaragaje Imana, ahubwo atanga imimuriko yo kurata ibyo yari afite. Tuza kubona akaga k'ibyago byamugezeho, ndetse tubona n'abayobozi b'idini muri iki gihe cya none aho barimo gutanga imimuriko igendereye ku kugaragaza imibare y'ubwoko bw'Imana. Ibyo bintu ni akaga gakomeye, ariko hari ibintu dukwiriye kuzirikana. Adventiste w'umunsi wa 7 dufite indirimbo ivuga ngo tuzishima imirimo ishize, tuzishima imirimo ishize. Abasarurirwa Imana ubwo tuzaba duteraniye i Yerusalemu. Ese iyo tujya gutanga imimuriko, tujya kwizihiza amasabukuru, tukaririmba iyo ndirimbo aho muri za stade tuba twagiye, ese tuba twageze i Yerusalemu? Ikigaragaza ko n'indirimbo turirimba ubwazo ubutumwa buba burimo tutabuzi. Tuzishima imirimo ishize. Abasarurirwa Imana tugeze i Yerusalemu. Ishimwe, hazabaho ishimwe, ntabwo ishimwe rizahashira. Umunsi w'ihumure uri hafi.
duteranira iwacu, aho niho tuzishimira yuko tunesheje Satani. Ariko mureba akaga kariho, twaraye tubonye ko kenshi cyane iyo ubwoko bw'Imana burimo kugenda butsindwa ku nshingano bwahawe, ahubwo bugenda bujya kwirata ibyo bugezeho. None se uyu munsi duhagaze dute? Reka dukomeze mu cyigisho cy'uyu munsi, aho noneho tugiye kureba ibintu bikomeye, kandi usabwa kwitaho cyane ukagenzura. Ntabwiye ngo turimo kwiga current events cyangwa se ibyaduka biriho. Reka iki cyigisho turebe amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cy'abami. Byabayeho nibyo bigomeza kongera kubaho. Igitabo cya mbere cy'abami, igice cya 12 n'icya 13. Ntabwo ndi busome amagambo yose, kuko iki gice cya 12 cy'igitabo cya mbere cy'abami tuhasanga ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo kabiri. Mu gice cya 12, igitabo cya mbere cy'abami igice cya 12, twagiye ubwo niho tugiye gushingira. Ubwami bwa Isirayeli bwigabanyamo kabiri. Nyuma yo gutegekwa kwa Isirayeli n'umwami wa mbere wabo ari wo Sawuli, hakurikiyeho Dawidi, hakurikiraho umuhungu we Salomo. Salomo avuyeho hajyaho umuhungu we witwa Rehobowamu. Uyu ku ngoma ya Rehobowamu niho ubwoko bwa Isirayeli bwaje kwigabanyamo kabiri. Habaho ubwami bw'amajyaruguru, aribwo bwari bugizwe n'imiryango 10. Habaho n'ubwami bw'amajyepfo, aribwo bwari bugizwe n'imiryango 2, umuryango wa Yuda n'uw'Ababenyamini. Abangaba rero, aba Babenyamini n'Abayuda nibo biswe ubwoko bw'Abayuda, ariko nibwo Mesiya yaturutsemo. Indi miryango 10 yose yari isigaye yatangiye iyoborwa n'umwami witwa Yerobowamu. Rero ibi bintu tugiye kwiga, muvandimwe, ndagusaba cyane kugira ngo usabe andi maso y'umwuka kugira ngo ibi bintu birusheho kugusobanukira. Amatwi usaba Imana kugira ngo iguhe amatwi yumve ibi bintu, kandi umenye n'umwanzuro ukwiriye gufata ku byerekeranye n'ubugingo bwawe, kuko turugarijwe cyane ku rwego rukomeye. Ahangaha muri iki gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 12, iby'iyo ngoma y'uyu mwami Yerobowamu ubihereye ku murongo wa 25 w'igice cya 12, nuko Yerobowamu yubaka i Shekemu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu aturayo. Bukeye arahimuka yubaka i Penuweli, maze Yerobowamu aribwira ati, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. Aba bantu nibazamuka bakajya bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Uyu ni Yerobowamu. Umwami ahera ko yigira inama arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati, byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu. Wa bwoko bwa Isirayeli we, ngize imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Uyu ni Yerobowamu wari uyoboye ya miryango 10 yamaze kwitandukanya n'umuryango wa Yuda ndetse n'uw'Ababenyamini, kubera ikintu Rehobowamu yari ababwiye yuko ngo se Salomo yabategekeshaga. Reka magambo tuyasome ku murongo wa 8 w'igice cya 12. Uyu ni umwami Rehobowamu w'Abayuda ngo, ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho. Arababaza ati, murangira nama ki
turi busubize abo bantu bambwiye ngo nimborohereze uburetwa data yabakoreshaga. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati uzababwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wehoho uborohereze ubasubize utyo uti agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njye nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyewe nzabakubitisha sikorupiyo. Aya ni amagambo ya Rehobowamu umwami w'umupfapfa. Ibaze nawe arimo arabwira abaturage agiye kuyobora ngo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, njyeweho nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko njyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Ya miryango 10 bibonye gutyo iti ibya mwene Dawidi nibigende bibe ukwabyo, natwe tuzaba ukwacu. Yerobowamu rero nk'uwagombaga kuyobora iyo miryango 10 nawe agira ubwo batekereza ko bashobora kuzasubira bakajya kuramiriza Imana i Yerusalemu. Yubaka ibicaniro, kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Aho ngaho rero umwami ahera ko yigira inama arema ibishushanyo by'inyana bibiri mu izahabu, abwira abantu ati byabarusha kujya muzamuka mu Yerusalemu, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Nuko ibyo bishushanyo biba ikigusha, kuko abantu bajya baza kubiramya ndetse bakagera no ku Kidani. Kandi yubaka n'ingoro zo kutununga, atoranya mu bantu bandi bose batarabarewi abagira abatambyi. Atoranya mu bantu bandi bose batarabarewi abagira abatambyi. Ubwoko bwari bwaratoranijwe bene Yakobo. Mwumva ikibaye. Uyu mwami atangiye kubabwira ati mwebwe byabarusha kuzajya mu Yerusalemu. None rero ngizi imana zanyu zabakuye mu gihugu cya Egiputa. Nakubwiye ngo iki cyigisho kiragusaba gutega amatwi cyane kugira ngo umenye aho uhagaze uyu munsi n'icyo ukwiriye gukora ku byerekeranye n'iyi miramirize iriho muri iki gihe. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Uyu murongo wa 32 hari ikintu wumvisemo. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'Ubuyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Ntabwo Roma ijya ipfa kurema ibintu itazi aho bya inkomoko yabyo cyangwa se ngo isanishe na Bibiliya. Badiventiste b'umunsi wa 7 mu Rwanda ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 buri mwaka, konzi ko habaho za konji hizihizwa uwuhe munsi? Zamurwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Zamurwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Wabonye inkomoko? Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15. Asomusiyo. Ubwo ngo Bikira Mariya yagiye he? Mu ijuru. Nuko ku munsi wa ngeze ku murongo wa 33. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ariko kwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisirayeli, ajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Ibintu ahari biba bikwiriye no kugira uburyo bisesengurwamo.
igitabo cyitwa ukuri kuvugwe banditse aya magambo ngo paji 163. Itorero Gatulika ryazamuye buriya ibintu by'itorero Gatulika biba biteye n'iseseme kubivuga, uko niba hari itorero riri ku isi rirwanya Imana cyane ku rwego rukomeye, aho icyicaro cya Satani kiri ni muri Kiliziya Gatulika. Niba hari ahantu Satani yicaye, ariko ubundi ibi bintu wabyumva neza, hari igihe bijya bisomwa abantu bakagira ngo nisebanya, keretse ubanje kumva neza ibyahishuwe igice cya 13 ibyo kivuga. Igice cya 13 igice cya 13 ku murongo wa 2 cy'ibyahishuwe, iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasa n'akintare, cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ikiyoka ni Satani, niko ibyanditswe byera bigaragaza. Inyamaswa ivuga hariya yavuye mu nyanja. Ubuhanuzi bw'Ababenshi b'umunsi wa 7 bugaragaza neza ko ari Roma, ubupapa bukorera i Vatikani. Iyi Satani rero, iki kiyoka gihereza imbaraga inde? Vatikani, nk'uko n'iryo zina ubwaryo risobanura rya Vatikani, inzoka yejejwe. Cya kiyoka gihereza imbaraga Vatikani n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ubu reka tugaruke ku murongo wa 5 haranditswe ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye. Ubwo niyo ya nyamaswa yitwa Roma, Vatikani. N'ibyo gutuka Imana ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Niko iryo jambo rivuga. Nuko rero muri bwa bugome bwa Roma bw'uburozi bwo gukomeza kuyobya abantu no gusenga imyuka y'abapfuye, dore icyo itorero Gatulika ry'i Roma ryakoze. Itorero Gatulika ryazamuye Mariya ku rwego rwo kumugira umuhuza, umuvugizi ndetse n'ugira uruhare mu gukiza umuntu mu buryo bunyuranye n'ibyanditswe byera. Murasoma igitabo cyitwa ukuri kuvugwe. Mu mwaka w'igihumbi 854 Papa Pius wa 9 yavuze ko Mariya ari uwera, maze mu mwaka w'icyamagana 951 Papa Pius wa 12 yasobanuye kandi ashimangira ihame ryo kujyanwa mu ijuru k'umubiri wa Mariya. Ibintu mu byumve ahantu byaturutse. Mariya ari mu gituro ategereje, nk'uko n'intumwa zapfuye zitegerereje umuzuko ubwo Kristo azaba atungutse ku bicu. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya handitswe yuko Mariya yazutse akazamurwa mu ijuru. Ariko mu mwaka w'icyamagana 854 Papa Pius wa 9 yavuze ko Mariya ari uwera, maze mu mwaka w'icyamagana 951 Papa Pius wa 12 yasobanuye kandi ashimangira ihame ryo kujyanwa mu ijuru k'umubiri wa Mariya. Ubundi ibi bintu kuvuga ko umuntu ari uwera, ibyo ni iby'Imana ubwayo yonyine nibasha guca urubanza ikavuga ngo uyu muntu arera. Ariko uzarebe uyu munsi, kubera ko ubuyobozi bw'Ivatikani bwishyira mu mwanya w'Imana, aribyo byitwa gutuka Imana tumaze gusoma muri Bibiliya, ryishyiriraho gahunda yo kuvuga ngo uyu muntu tumugize umutagatifu. Rero rituma Mariya ahinduka umuhuza kandi ushyigikira urutonde runini rw'abagirwa abatagatifu. Kumva aya magambo yanditswe muri Catholic Layman muri July mu cyamagana 856. Abanyabyaha bashaka Kristo
bakwiriye kubanza bakumva umubabaro we, ariko reka bamusange babanje kunyura kuri Mariya kugira ngo abagirire imbabazi maze yereke umwana w'amabere yamwonkeje, kugira ngo asabire imbabazi abo yaje bamusanga, bityo abakize umujinya we. Ibi bintu twaraye tubibonye, aho ubundi nta muntu ukwiriye kujya hagati y'abantu n'Imana. Iki ni igitutsi ku Mana. Kubona umuntu nka Mariya bamufata bakamwereka cyangwa se bagashaka kugaragaza ko Mariya aramutse atahabaye Yesu atagirira imbabazi umunyabyaha. Icyo ni igitutsi. Nta wundi twahawe mo agakiza dushobora gukirizwa uretse Yesu Kristo wenyine. Amagambo avuga kuri Mariya nk'uko abatagatifu b'Agatolika bayavuga: umuntu wese utiyunga kuri Mariya ararimbutse. Ayo ni amagambo ya Kiliziya Gatolika. Mariya yitwa irembo rijya mu ijuru kubera ko nta muntu n'umwe wakwinjira mu bwami bwejejwe atabanje kunyura kuri Mariya. Inzira ijya mu gakiza irakinguye ku bantu bose banyura kuri Mariya. Agakiza k'abantu bose gashingiye ku mubano n'uburinzi bafitanye na Mariya. Umuntu wese urinzwe na Mariya azakizwa, utarinzwe nawe wese azarimbuka. Ubwo igitambo cya Kristo kimaze iki? Bantu b'Abagatolika, igitambo cya Kristo iyo abasenyeri banyu narabibonye no muri ya minsi yashize, ubwo unyamurwanya Kristo, umwana wo kurimbuka nk'uko Bibiliya imuvuga. Abantu bajya impaka ngo na papa yakwihana, umwana wo kurimbuka arihana. Niba Bibiliya ivuze ngo ni umwana wo kurimbuka, wowe ukajya kuvuga ngo papa yakwihana, ahubwo nawe ihana iyo mvugo uri muvuga. Umuntu wese urinzwe na Mariya azakizwa, utarinzwe nawe wese azarimbuka. Ayo ni amagambo ya Kiliziya Gatolika. Agakiza kacu gashingiye kuri Mariya. Ayo ni amagambo ya Kiliziya Gatolika. Imana ntabwo izigera idukiza hatabayeho ubuhuza bwa Mariya. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibintu ubundi nk'ibi ngibi biba biteye n'isesemi. Mariya mu gitabo Eschatological Icon of the Church, ingingo ya 972 muri gatigisimu y'itorero Gatolika haravuga ngo nyuma yo kuvuga ku itorero n'inkomoko yaryo, intego n'inshingano yaryo, ntabwo twagira icyo tugeraho tutishingikirije kuri Mariya. Niyo mpamvu nyine iyo wishingikirije ku muntu wapfuye, nawe ibyo akugezaho urabyumva n'ukuramya imyuka y'abapfuye. Ariyo mpamvu Kiliziya Gatolika ari iyobora abantu mu kuramya imyuka y'abapfuye. Muri we twitegereza neza tugasobanukirwa n'icyo itorero ari cyo uyu munsi wa none, binyuze mu mayobera no mu migenzo, kandi muri we niho hazasorezwa urugendo rw'abizera. Aho niho ikuzo ry'ubutatu bwera rigaragarizwa. Mu gushyira hamwe abatagatifu bose, itorero rifite agaciro kuko riyobowe na nyina w'Imana. Ni amagambo ya Kiliziya Gatolika, ingingo ya 972 mu gitabo cyitwa Eschatological Icon of the Church muri gatigisimu y'itorero Gatolika. Nk'uko tubibona mu gitabo Founder of Justice, igika kivuga kuri Mariya mu gihe cyacu, hari amagambo avuga ati: umuhanuzikazi wo muri ibi bihe biheruka, Mariya mutagatifu, nyina w'itorero, Mariya nka Eva mushya, umwamikazi w'ijuru n'isi. Mujya mubona na za Kiliziya zanditsweho ngo Regina Pacis. Regina Pacis hari abari imvugo nimba ari Kilatini, ibyo birimo ibyabo nta n'ibyo nzi, ariko Regina Pacis biba bivuze ngo ni umwamikazi w'amahoro. Naha ngaha rero baranditse ngo umwamikazi w'ijuru n'isi, kandi akaba umwamikazi w'amahoro, uwagiye mu ijuru, umwamikazi wa roza ritunganye, umwamikazi kandi akaba umubyeyi w'imiryango, Mariya nk'umucunguzikazi n'umuhuzakazi, umuvugizi, umuyobozi w'ibihugu byacu byose, niwe nkuge y'isezerano rishya, kandi akaba nyina w'abategereje kugaruka kwa Kristo bose. Ibi ni ibinyoma bya Roma. Rero tugarutse, ubwo nayingeze kure muri ubu buyobe bwa Kiliziya Gatolika, ariko abanyabwenge bazajya bamenya ibyo ari byo. Ubu ni uburozi bwa Kiliziya Gatolika. Kandi nawe ejo bundi uraburi kwinjira muri Regina Pacis, winjiye umwamikazi w'amahoro, Regina Pacis. Nta wundi uvuga uwo ni Bikira Mariya barimo kuramya imyuka y'abapfuye. Nawe ukinjira ngo ugiye mu Kiliziya
Biriziya se ntibihari mu mujyi wa Kigali n'ahandi henshi. Nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa munani, ubwo nagiraga ngo nsesengure neza ibyerekeranye n'ira tariki abantu bizihiza ngo bagiye kuramya Mariya akava imihanda yose. Tugeze mu gice cya 13 muri cya gitabo cy'abami muri Bibiliya, igitabo cya mbere cy'abami. Umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Yerobowamu. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda azi Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro yose imibavu. Atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakosereza imibavu, kandi kuri wowe niho hazatwikirwa amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kuvuga uko uwo muhanuzi w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ingingo Uwiteka Imana yawe unsabira ukuboko kwanjye gukira. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira, gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Ndagusaba kugira ngo ahantu tugeze tega amatwi cyane. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira, gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe, sindira ino kandi simpanywa n'amazi. Wumve, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubire inzira yakuzanye, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubira indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye ajya i Beteli. Uyu muntu ngo yari aturutse i Buyuda, umuntu w'Imana. Mbega bantu b'Imana muri hehe? Bantu b'Imana muri hehe uyu munsi? Abahanuzi. Ibyabaye kuri uyu muhanuzi bikubera kabarore. Ibyabaye kuri uyu muhanuzi kandi ngo yari umuntu w'Imana. Ariko ibyabaye kuri uyu muhanuzi yari yakoze ibyo Imana yamutumye, yari yakoze ivuna, yemwe iteka yaciye Imana iraryubahiriza nk'uko yari yamutumye nyine nk'umuntu w'Imana. Yari yakoze amavuna muri TMI, yari yamaganye Roma ku rwego rukomeye, na ndetse bigeze ubwo Roma imufata. Bigeze ubwo Roma imufata. Bigeze ubwo Yerobowamu amufata, ashaka kumugirira nabi. Imana iramukiza. Ariko itondere ibyanditswe muri Daniyeli. Daniyeli igice cya 11 umurongo wa 32. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Ngo iki? Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwa n'inkota n'umuriro bajyanwa ari imbohe. Ndashaka kugaruka kuri iri jambo. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari.
uyu muntu w'Imana yari yakoze ivuna ry'iby'Imana yari yamutegetse kujya kuvuma igicaniro cya Yerobowamu, ariko ibya Roma mu gusheshenga abantu bamaze gutonda umurongo basubirayo bari kugurirwa bakagurishwa, kugurwa bakagurishwa. Ni iki cyabaye kuri uyu muntu w'Imana? Dore ikibazo cya mbere kibaho iyo wageze ku kibuga cya Satani ugatangira kugirana ikiganiro nawe, uririwe nturaye. Niba uyu muntu w'Imana yari yabwiwe yuko atagomba kugira icyo arya aho ngaho, cyangwa se ngo anyure inzira yamuzanye, cyangwa se ngo agire ikindi kintu azariramo, icyo Imana yari yamubwiye nta bundi busobanuro yagombaga kujya gusobanurira icyo yari akoze ngo agirane imishyikirano na Yerobowamu, ahubwo icyo yagombaga gukora yagombaga kumvira ijwi ry'Imana. Ariko kubwo guca mu isezerano nk'uko tubisomye muri Daniyeli igice cya 11 ku murongo wa 32, abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Ni iki Yerobowamu yakoze? Ati ngwino tujyane, tujyane nje kukugaburira. Abantu muri iki gihe cya none inda igiye kurikora, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubira indi nzira, ntiyasubiza iyamuzanye ajya i Beteli. Roma igize ibyo ikoze, ishatse kugarura abantu mu buryo bugaragara, ari ibyikoreye birayinanira, ariko kubw'impamvu ibona ko yo itabishobora, ahubwo hari indi mbaraga igiye gukoresha. Hari iyindi mbaraga igiye gukoresha. Tugiye kubona umuhanuzi utumviye itegeko ry'Imana yishwe n'intare. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli. Mbega ibintu bikomeye! Abahanuzi b'abasaza, elders. Muri Ezekiyeli igice cya 9 ababwiwe gushyira ikimenyetso, marayika abwirwa gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana, yarabwiwe ngo ahere ku basaza bari imbere y'inzu. Aba bayobozi bitwa ngo ni abayobozi b'idini, bararikora. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusazi i Beteli. Umwe wo mu bahungu be araza amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi, n'amagambo yabwiye umwami wayabwira se. Se arababaza ati, aciye mu yihe nzira? Kandi abahungu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu bati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Mbese ni wowe waje ugakora amavuna, ukadutwara abantu, ugasiga utanze n'umuvumo? Na ndetse ni wowe wagaruye abantu benshi ubakura mu madini yacu ukabazana mu badiventisiti b'umunsi wa 7? Niba ariko twavuga. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera, aramubaza ati, mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ni njye. Aramubwira ati, ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi n'aha sindi buhasangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Uwiteka ngo ne kurira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubira inzira yanzanye. Ubundi nababwiye ngo nta busobanuro bundi. Ibintu Eva yakoze nibyo n'uyu muntu w'Imana yakoze. Ujya kuganira ibiganiro n'amabanga yose ukarinda uyavuga, ninde bigeze naho buriya Satani abagenda yiga umuntu gahoro gahoro. Uyu muntu w'Imana yaravuze ngo naho wampa igice cya 2 cy'ibintu byo mu nzu yawe, ubwo no kuvuga ngo noneho iyo bimuha byose noneho yagombaga kujyaho. Ibyo simbizi. Ariko noneho niba Roma ibonye umuntu imuzi, ishobora gufatira izindi nzira
kuko ijambo dusomye ngo abaca mu isezerano bose uzabayobesha kubasheshenga. Noneho Roma muri iki gihe cya none ntabwo irimo gukora nkayo ubwayo, ahubwo iri kunyura mu bayobozi b'idini, ba bandi bagiye bava mu byizerwa, ba bandi babwiriza bagenzi bawe, ba basaza, ba bayobozi, akaba aribo baza gufata wa mubwiriza cyangwa se wa muntu wari waramaganye ibikorwa bya Roma cyane, warabwirije ibya Roma byinshi, agenda abyamagana bishyira ku karubanda. Ubu Roma yahinduye systeme, none irimo gukoresha abitwa ko ari bagenzi bawe mwakoranaga amavuna, abitwa ko ari abayobozi b'itorero bahoraga bagutumira ngo uze noneho ubakorera amavuna, aho ngaho ukaza kwirirwa wamagana ibikorwa bya Roma, ariko ugakora amavuna abantu benshi bakaza bakihana. Ubu ngubu rero Roma ibonye ko itakugarura ubwayo ibikoresheje imbaraga zayo, ubu ngubu irimo gukoresha ba bandi mwakoranaga amavuna batahindutse. Ntabwo nzi niba ibi bintu nakubwiye ngo biragusaba gutekereza cyane. Murongo wa 16 niho tugeze mu gice cya 13. Aramusubiza ati, sinemererwa gusubira nayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi n'ahasindi buhasangire nawe ibyo kurya simpanywa n'amazi, kuko nabibwiye n'ijambo ry'Uwiteka. Umurongo wa 18. Nawe aramubwira ati, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyane iwawe arye kandi anywe, ariko ngo yaramubeshaga. Marayika uvuga Imana irahinduka. Imana irahinduka ku ijambo yavuze. Wari kundaraje ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe, ariko wagarutse ubu ngubu ntabwo ureba ko twese ubu ngubu dusigaye tubwiriza. None se ngewe ntitwakoranaga amavuna, ntitwajyanaga? None se wagarutse urabona ubundi se abatambyi bashobora kwihana? Ngwino dukora amavuna nta kibazo. Erega n'ubundi itorero ntabwo riteze, ntabwo abatambyi bashobora kuba bahinduka. Ngizi imvugo ziriho. Babwiriza barimo kugenda basheshenga bagenzi babo. Ibi bintu ndimo mvuga uyu munsi nta ruhimbi wabivugiraho, kuko ababwiriza babakubise ku munwa kugira ngo uhagarare ku ruhimbi uvuge ibintu nk'ibi ngibi mu itorero. Aha handi mu idini ku ruhimbi saa 5. Ibi bintu warangiza ikibwiriza ikitararangira, bandagare yaba yakurije. Ariko rikadushima Imana ko yemeye ko n'uyu murongo ubaho nubwo bagiye kuwufunga. Ariko reka mbabwire iki kintu, mubwiriza uyu munsi wa none ubona ko ijambo ry'Imana rimo kugenda riteshwa agaciro. Imana ikaba yaragaragaje mu ntambara ikomeye, ikaba yaragaragaje muri Bibiliya ko yemera gukorana n'abantu baciye bugufi biyoroheje batabyigishirijwe mu mashuri. Ibyo bintu tubifite nk'ubuhamya mu mwuka w'ubuhanuzi. Na ndetse n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukazasoza mu buryo Imana itazigere ikoresha abantu babyigiye mu mashuri. Na ndetse mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bagaragaza ko abantu bajya mu mashuri y'iki gihe cya none kwiga iby'iyobokamana, si n'iyobokamana ahubwo ni ngo ni ukwiga Imana theology. Abo bantu ngo bavayo barasubiye inyuma kuruta uko bari bariho mbere. None uyu munsi wowe ukaba urimo gushimishwa no guhabwa icyeti ngo cyuko abandi nibabahagarika wowe uzajya mu murongo kabwiriza ubutumwa mu bantu cyangwa se mu nsengero. Bagenzi bawe babaciye ngo nuko badafite icyo cyeti, kandi Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi ariwo byashigikiraga. Nubona uhawe icyo cyete ukabona abandi barabaciye babakuyeho, uzamenye ko nawe uri mu marembera yo gucibwaho iteka n'ijuru, kuko ijuru ntabwo ryemera uwo murimo uzaba urimo gukora. Kubw'iyihe mpamvu? Ntabwo ibyo uzaba uvuga ari ibyawe, ahubwo uzaba uvuga iby'igishushanyo cy'inyamaswa. Kuko ntabwo ushobora kuvuga igishushanyo cy'inyamaswa impuzamadini nabi, kandi aricyo cyaguhaye ububasha bwo kugenda ngo ujye kugira ibyo uvuga imbere byitwa uburozi.
ndabivuga mukagira ngo naya jamari, ariko ubitegereze. Iri jambo rero mu kubara igice cya 23 haranditswe ngo iki? Umurongo wa 19, Imana si umuntu ngo ibeshe. Ntabwo yari yabeshe uriya muhanuzi, yagombaga kumvira itegeko ryayo. Ntabwo ijambo ry'Imana rihinduka. Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Rero dushingiye kuri iri jambo, Imana si umuntu ngo ibeshye. Nta mpamvu yari gutuma uyu muntu w'Imana ahindura ngo undi aza mushyeshenge amubwire ngo nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Nuko rero icyabaye ni iki? Nuko asubira nayo nawe. Umurongo wa 19 cya gitabo cya mbere cy'abami, umurongo wa 19 mu gice cya 13. Nuko asubira nayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye. Atera hejuru, abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka yavuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza. Mbega kaga gakomeye wakoze amavuna. Yemwe iyo Imana itanatabara, Yerobowamu yaragiye kukwirahira, ubwo yagutungaga urutoki Imana igatabara, kwa kuboko kukanyunyuka ikagaragaza imbaraga zako. Nawe wakoze amavuna, abantu barihana kandi Imana ibishyiraho ikimenyetso, ariko kubwo kudakomeza kujya mbere. Mbega kaga gakomeye kuri uyu muhanuzi, umuntu w'Imana utarumviye itegeko ry'Imana, hanyuma agashukwa n'imbehe. Iyi mbehe muri iyi minsi irimo irayikora, aho uyu munsi ntari butinye kubivuga. Itorero uretse no muri gihugu cyacu no ku isi, ababwiriza bamwe bagiye bahagarikwa. Hari ikintu cyabaye ku ntumwa Petero bazifunze, bambe Pawulo bamufunze, nabo bari bafunganywe. Hanyuma abari babafunze, abarinzi bagereza bashaka kubafungura rwihishwa. Pawulo ati, mwadukubitiye imbere y'abantu, munaradufunga, none mushatse kudufungura rwihishwa. Nimubanze mugende, ibyo byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nimubanze mugende mujye gusobanura impamvu mwari mwadufunze, bibanze bimenyekane, kugira ngo byibuze n'ubabona atabona ko bacitse gereza, bakongera kubafata bakabagirira nabi. Imfungu yifunzwe ibigomba guhabwa n'icyete cy'uko niba ifunguwe hatagira uyikoraho ngo itorotse gereza. None abantu bavanywe ku murimo w'ibwiriza butumwa, barabwira ngo aba bantu barahagaritswe, nta mpamvu yo kongera kubwiriza. Ntabwo bigeze babwirwa impamvu bahagaritswe, ntibayisobanurira bizera. Ariko biratangaje uyu munsi muri systeme cyangwa se muri gahunda y'itorero ry'abadivenisi y'umunsi wa karindwi, iyo umuntu agiye mu mugayo cyangwa se akajya mu muhezo kugira ngo yongere gusubira ku nshingano, ibyo bintu biba byaratangarijwe bizera ko uyu muntu ashyizwe mu mugayo. Noneho kugira ngo asubire ku nshingano, biba ngombwa ko itorero ryongera gutangaza ngo runaka igihe yari amaze mu mugayo cyangwa se niba ari ugusubizwa mu mazi yasubijwe mu mazi, niba ari ugusaba imbabazi itorero. Ibyo bintu bigashyirwa ku mugaragaro, noneho wa muntu akagaragazwa yuko noneho igihano yakivuyemo cyangwa se yongeye gusubira mu mazi yabaye umwizera. Ariko biratangaje kubona abantu uyu munsi barimo kwakira ibiguzi, ukabona umuntu, sinzi ko ibi bintu abantu bashobora kubyumva, ariko ukabona umuntu yari muri iryo tsinda. Uyu munsi itorero ryirirwaga rimwamagana aho agiye hose rimubuza gukora
kugira aho yavugira Imana, ariko kugeza uyu munsi akaba yaramaze kongera gusubira muri systeme niba ariko navuga, akaba avuga ijambo kibaza ese icyari cyatumye bamuhagarika cyarasobanuwe. Reka hari tugira ahantu ibyo bintu dusa n'ababigarukiriza, ariko ibintu bimeze nabi. Witonde cyane, ushingire kuri iri jambo ryanditswe aha hantu. Ibyo umuhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana, kandi utekereze n'icyo Pawulo ibyo byamumaye icyo yari abivugiye, kuko byanditswe byera nibyo bikwiriye kutuyobora. Niyo mpamvu n'uyu munsi ubuhamya mfite n'abandi benshi batari na bamwe muri abo ngabo barimo kugenda basubizwa baguririrwa. Waje ugakora ivuna. Umuntu umwe yampaye ubuhamya, birirwa bamuhamagara, waza ugakora ivuna, none ko mwanshiye ati byo kuguca byihorere. Abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Ariko dore icyabaye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse ibuyuda ati umva uko Uwiteka avuze. Ati ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukahanywera, kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasokuruza. Ibi bintu ubu byumvute, ibi bintu ubu byumvute, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Dushakiye twitondere uburyo Satani arimo kugenda akora ashaka gushyeshyenga abantu. Nuko rero kubyerekeranye n'iyi mirongo, dukwiriye kuzirikana ko Imana idahinduka ku ijambo ryayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 631, ndagira ngo dutekereze kuri ibi. Umwuka w'ibinegu byo gukiranirwa utera imitima kuzimira. Na n'uyu munsi haracyariho kandi hazakomeza kubaho imiryango yigeze kwakirana ukuri umunezero, ariko ikazava mu kwizera bitewe no kubesherwa no kuvugwaho ibinyoma bazaba bumvise kubo bakundaga kandi bari barabonyeho inama zibanyuza umutima. Abagize iyo miryango bugururiye imitima yabo kubibwa mu imbuto z'urukungu rukurana n'ingano, rurakomera maze imbuto nziza zo zigenda zisigingira, ndetse n'ukuri kw'agaciro gutakaza ubushobozi bwako kubafiteho. Bavandimwe banjye, hari ibintu ubu ngubu birimo kugenda bibaho. Na n'uyu munsi haracyariho kandi hazakomeza kubaho imiryango yigeze kwakirana ukuri umunezero, ariko ikazava mu kwizera bitewe no kubesherwa no kuvugwaho ibinyoma bazumvise kubo bakundaga kandi bari barabonyeho inama zibanyuza umutima. Ibintu hari ukuntu wenda birimo kugenda bisohora muri iki gihe, ariko abantu ntabwo biteze ikirimo kugenda kibaho. Niki kirimo kugenda kiba? Satani kubwo kubuza abantu amahwemo no gushaka kugaragaza isura mbi ku bantu b'Imana, hari ikintu yateguye. Amaze kubona ko abantu abayobesheje kubasheshenga binaniranye, ubu ikintu noneho yakurikijeho ni ukugenda abantu b'Imana abambika isura mbi, abavugaho amagambo mabi, kandi abikoresheje bamwe mu bantu bitwa ko ari abizera bagenzi babo, cyangwa se agakoresha nabo bakoranaga mu murimo wo kubwiriza ubutumwa. Ibi bintu noneho bigasigarira kuri babizera. Ababizera bo bari buze kubyitwaramo bati waruzi umubwiriza runaka, ariko noneho wajya kumva bamuvuzeho amagambo mabi, kandi ibyo bintu ari uburyo bwo gusebanya kwa Satani kugira ngo abantu abakure ku Mana. Ndagira ngo mbabwire ngo mu buyobe Satani yateje mu bantu birimo no kuvuga amakuru atizewe. None ugasanga nk'umuntu numubwiriza agiye mu itsinda,
cyangwa se ni umuyobozi w'itorero ahantu runaka ko mu idini, aragiye yiriwe avuga ababwiriza nabi kugira ngo abakure ku bizera batongera gutegera amatwi ijambo babaha. Ibyo ni ibintu birimo kugenda bikorwa yaba mu matsinda yaba no mu idini, ku buryo abantu ikintu barimo kugenda bakora cyane ni icyo gukora ikintu cyitwa gusebanya. Ariyo mpamvu ndarikira kuri buri muntu wese kugira ngo icyo wumva kivuzwe kuri mugenzi wawe, atansiyo, witondere ibyo wumva, kuko nicyo kintu Satani yimirije imbere cyane, ahubwo reba icyakiza ubugingo bwawe. Noneho rero uyu muntu w'Imana byagenze bite? Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyiriraho amatandiko kuri ya ndogobe, aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi irarambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira abo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Wa muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka, nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare iramutanyagurira amwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Aherako abwira abagaragu bati, nimunshyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bayiyeshyiriraho, aragenda asanga intumbi aho irambaraye mu nzira, indogobe n'intare bihagaze iruhande rw'intumbi, ariko intare yari itariye intumbi kandi itakuye indogobe. Uwo muhanuzi aterura intumbi y'umuntu w'Imana, ayishyira ku ndogobe, ayisubira nayo. Mbega kaga! Mbese iherezo ry'uyu muntu w'Imana ryabaye rite? Bavandimwe banjye, hari amahitamo akwiriye gukorwa uyu munsi wa none. Turabona current events cyangwa se ibyaduka bigenda bibaho, kudohoka kw'abantu b'Imana. Wari umuhanuzi uyu munsi, wari umuhanuzi mu gihe cyashize, ariko ugahanura ibintu kandi koko abizera bagukunda. Wigisha abantu kujya mu cyaro, wigisha abantu kubyo kwitungira amagara, ariko uyu munsi uri uwa mbere, ni wowe utuye mu mujyi. Ibyo bintu warabyigishije. Wari umubwiriza ukora amavuna ku rwego rukomeye, uyu munsi ni wowe urimo kurarikira bagenzi bawe kugira ngo badohoke ku nyigisho z'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, harimo n'ubuhanuzi ntari bubure kuvuga, kwamagana ibinyoma bya Roma bigashyirwa ahabona. Ahubwo uririrwa ubwira abantu ngo mwigishe Yesu, na ndetse ni wowe urimo kugenda ugarura ababwiriza bagenzi bawe, ushaka kugira ngo baze basome ku nzoga ya Babuloni, nawe urimo kugenda unywaho. Urebye uyu munsi aho uhagaze, urabona umurongo uhagazemo ubutumwa wari utwaye mu gihe cyashize. Mbese uyu munsi bihagaze bite? Uyu munsi bihagaze bite? Ntabwo turi butinde muri ibi bintu, ariko ndagira ngo tugire icyo tuvuga, kandi biraba binarimo kwerekera ku musozo. Dusoma amagambo yanditswe mu butumwa bwatoranijwe. Dusoma amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe volume ya 3 ku ipaje ya 348. Paje ya 348 hari amagambo akomeye. Volume ya 3 y'ubutumwa bwatoranijwe. Ibintu biba biteye agahinda. Haranditswe ngo, paje ya 348, Satani n'abamarayika be bivanga n'abahakanyi. Satani n'abamarayika be bazagaragara ku isi bameze nk'abantu. Iki kintu aya magambo tugezeho ni ukuyitondera cyane. Satani n'abamarayika be bazagaragara ku isi bameze nk'abantu, kandi bazivanga n'ab'ijambo ry'Imana rivugaho ngo bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ubu noneho niba utabyumviye muri uyu murongo wo mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 12 n'icya 13, byumvira ahangaha, kuko ni wa mucyo w'umwuka w'ubuhanuzi nyine ukomeje kugaragara. Satani n'abamarayika be bazagaragara ku isi bameze nk'abantu, bazagaragara bameze nk'ababwiriza. Ayo nayo nongeye, bazagaragara bameze nk'ababwiriza. Niba abamarayika wa Satani bazaza bameze nk'abantu, ubwo bashobora kuba banyura mu babwiriza, bashobora kuba banyura mu bayobozi, bashobora kuba banyura mu matsinda, bakaza ari abadayimoni.
bazivanga nabi ijambo ry'Imana rivugaho ngo bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Noneho rero haranditswe ngo Imana iri guhagurutsa itsinda ry'abantu ngo rivugijwe rirenga ry'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni intego ya Satani guhagurutsa inyigisho nshya kugira ngo ateshure abantu ku murimo nyakuri n'ubutumwa nyabwo bugenewe iki gihe, nk'uko yabuteshuye kuri nde, kuri uriya muhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana. Satani ahagurutse abantu ngo batange ubusobanuro bupfuye bw'ibyanditswe byera ngo bavugijwe rirenga ry'iryiganano kugira ngo ubutumwa nyakuri nibuza bwe kugira icyo bukora. Iki ni kimwe mu bihamya bikomeye cyane by'uko ijwi rirenga rizumvikana vuba bidatinze kandi sizamurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Ariyo mpamvu abantu bakwiriye kwitonda cyane. Dukwiriye gushingira ku byanditswe byera kuruta uko dushingira ku bintu byitwa inzozi n'amayerekwa. Kubera iki? Ibi bihamya by'ijambo ry'Imana byose bigenda bigaruka kandi bigaragaza ukuri nyako kutavangiye. Abantu barimo kuva mu byizerwa na ndetse bamwe bakizera, wenda tuzabirebera ejo ku cyigisho kivuga ibyo gusengera abarwayi ndetse n'iby'amayerekwa, ibyo byose tuzabiganira ku cyigisho cy'ejo kinasoza. Ariko ibintu nibyo kwitonderwa cyane. Bantu uyu munsi basinze inzoga ya Babuloni. Reka dukomeze ku ipaji ya 349. Ubuhakanyi buzadutungura. Nk'uko byagenze mu gihe cyashize, mu gihe kizaza tuzabona habaho gukura kw'imico y'ubwoko bwose. Tuzabona ubuhakanyi bw'abantu twagiriraga icyizere, nk'uko uriya muhanuzi nawe yagirirwaga icyizere. Tuzabona ubuhakanyi bw'abantu twagiriraga icyizere, abo twiringiraga, abo twibwiraga ko bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo. Hari ikigiye kuza kubagerageza kandi bazarindimuka. Bene abo bantu nibagwa, bamwe bazavuga bati ninde twakwiringira? Ngibyo ibintu Satani arimo kugenda akora, agusha abantu bahoze bahagarariye ubutumwa. Nababwiye ngo wigishije abantu kujya mu cyaro. Uyu munsi ni wowe wa mbere wasubiye mu mujyi n'ibikorwa byawe byose ubikorera mu mujyi. Uwo wabyigishije abifata ate? Ahita bibona ko ari inyigisho z'ibinyoma niba adakomeye ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu zakubitwa inkoni nyinshi. Rero tuzabona ubuhakanyi bw'abantu twagiriraga icyizere, abo twiringiraga, abo twibwiraga ko bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo. Hari ikigiye kuza kubagerageza kandi bazarindimuka. Bene abo bantu nibagwa, bamwe bazavuga bati ninde twakwiringira? Ibi ni ibishuko Satani azana kugira ngo arimbure ibyiringiro by'abahirimbanira kunyura mu nzira ifunganye. Mu by'ukuri abagwa bamaze kwanduriza inzira yabo imbere y'Uwiteka. Abagwa bameze nka wa muhanuzi utarumviye itegeko ry'Imana. Mu by'ukuri abagwa bamaze kwanduriza inzira yabo imbere y'Uwiteka. Kandi ni ibyapa by'imbuzi byigisha bahamya ko bizera ukuri ko ijambo ry'Imana ryonyine ari ryo rishobora kurinda abantu bagashikama mu nzira yo kwera cyangwa rikabakura mu cyaha. Aba bantu barimo kugenda bagwa kandi bari bafite umucyo twababonaga nkaho ari ibyapa biyobora abagenzi cyangwa se ari bo bafatirwaho icyitegererezo. None bakaba barimo kugwa bakava mu byizerwa. Ngo aba bantu ngo ni ibyapa by'imbuzi byigisha bahamya ko bizera ukuri ko ijambo ry'Imana ryonyine ryo rishobora kurinda abantu bagashikama mu nzira yo kwera cyangwa rikabakura mu cyaha. Niyo mpamvu kubyerekeranye n'abantu bose babumva ibyigisho uku nguku tuba dutambutse ibyigisho, niba mudakurikiranye ijambo ry'Imana ngo ari ryo ribahesha ubugingo, mugakomeza mukareba iby'umubwiriza ko ari ushobora kubahesha agakiza mukamushyiramo ibyiringiro, Imana yarababwiye ko mutagomba gushyira ibyiringiro mu muntu, murarimbutse. Nta muntu dufiteho kuzajya tugenda ngo tujye kumwireherezaho ngo dukunde dushimwe n'abantu. Ibyo ngibyo byaba ari ukuyobora abantu kugira ngo batugirire icyizere cyangwa se babone ko agakiza kagomba guturuka kuri twe tugomba kubafatira imyanzuro. Ibyo ngibyo ntabwo Imana ari byo yadutumye. Iki Imana yadutumye ni ukugaragariza umunyabyaha, ni ukubwiriza ubutumwa nk'uko Kristo yabivuze ngo mugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi kandi ko bagomba kwihana imirimo yabo ipfuye, hanyuma bagahindukirira Uwiteka bakabona ubugingo buhoraho. Ibyo ngibyo gusa. Rero Kristo niwe ukwiriye kwererezwa, ntabwo ari njyewe wererezwa.
kuba natanga iki cyigisho, kuba nakora amavunangana ati ibyo ngibyo n'undi wese yabikora, ntabwo ibyo ngibyo ari ikiru cy'uko nshobora gutanga kugira ngo mbone ubugingo buhoraho, kuko bibaye kubwiriza nk'uko nguko ari byo bituma umuntu abona ubugingo buhoraho, abantu bose babwiriza ntawe utabimenya. Ariko nta muntu n'umwe ukwiriye kuba nk'aho ashyiramo ibyiringiro nk'aho ari njyewe umuhesha agakiza. Buri muntu wese afite Yesu Kristo, nta Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguwo rero niyo mpamvu rero kubyerekeranye n'iki kintu nyine buri muntu wese w'umubwiriza aba agomba kuba icyitegererezo kubo yigisha. Ariko nabwo nanone abo bantu ntabwo baba bakwiriye kumureba nk'aho ari Imana cyangwa se ari ubahesha agakiza. Oya, nawe uku nguku urugamba urimo kurwana nanjye ndimo ndarurwana. Ntabwo rero ukwiriye kumfata nk'aho ndi Imana cyangwa mbonerwamo agakiza. Ubwo icyo gihe nanjye nambaye nyamurwanye Kristo nk'uko Roma ibikora. Nuko rero hari ikigiye kuza kubagerageza kandi bazarindimuka. Bene abo bantu nibagwa, bamwe bazavuga bati ninde twakwiringira? Ibi ni ibishuko Satani azana kugira ngo arimbure ibyiringiro by'abahirimbanira kunyura mu nzira ifunganye. Mu by'ukuri abagwa bamaze kwanduriza inzira yabo imbere y'Uwiteka, kandi ni ibyapa by'imbuzi byigisha bahamya ko bizera ukuri ko ijambo ry'Imana ryo nyine ari ryo rishobora kurinda abantu bagashikama mu nzira yo kwera cyangwa rikabakura mu cyaha. Reka umuntu wese aho yaba akorera hose amenye neza ko ukuri kwacengejwe mu mutima we n'imbaraga y'umwuka wera w'Imana. Nibitaba bityo ababwiriza ijambo ry'Imana bazatitira icyizere kera bagiriwe. Nibagwa nawe uzagwa. Kubera iki? Washyize ibyiringiro byawe mu mubwiriza aho kubishyira muri Kristo Yesu. Rero abantu barimo kugenda bagurirwa muri iki gihe cya none kubw'iyihe mpamvu? Kubw'uko bananiwe gutwara isanduku. Bamaso rero, igihe cyarageze ubwo no mu itorero ndetse no mu bigo byacu abantu bamwe bazareka kwizera bumvira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ariko Imana izarinda ikibitsanyo twayibikije. Ni mucyo tuyegere kugira ngo nayo twegere. Ni mucyo dutanga ubuhamya bweruye kandi bwumvikana kuri iyi ngingo. Twerekane ko kugusha abantu ikinya biri gukoreshwa n'abantu bavuye mu murongo wo kwizera, kandi ko tutagomba kwifatanya nabo. Imbaraga z'umwanzi zizakorera mu batandukira bakareka kwizera kugira ngo ziyobye n'abandi. Bantu bazaba bambaye imibiri. Satani ngo abadayimoni bazaza bambaye imibiri y'abantu bameze nk'abantu, kandi bazivanga n'abijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. None ibi bintu urabibona ute? Umunsi wa none, uyu munsi wa none ibi bintu urabibona ute? Umuntu araturuka hariya mu gihe cyashize ati uyu munsi njyewe Imana yambwiye ngo sinzasubira mu rusengero kuko urusengero rwifatanyije n'isi, insengero zaranduye. Ejo mu gitondo wajya kumva ngo Imana yambwiye ngo njye ku rusengero. Imana yari yakubwiye ko rwa rusengero rwanduye. Urwo rusengero rwanduye uyu munsi wa none rwejejwe. None si ijambo rivuga ngo ababi bazakomeza gukora ibi. Niba koko ko Imana yari yakubwiye ko rwanduye, uyu munsi Imana yarwejeje warusubiyemo. Ntabwo mbizi. Ibyo ni ibyawe, ni wowe wagize ayo mayerekwa cyangwa ni wowe Imana yabibwiye, ntabwo mbizi. Undi ati njyewe Imana yambwiye ko ntagomba kwikingiza. Ejo bundi ukajya kumva ngo narasenze ndakomeza nitiriza Imana ngo hanyuma ngo irambwira ngo genda ujye kwikingiza. Amasengesho nk'ay'abaramu. Abasengesho nk'ay'abaramu. Imana irahinduka. Yarakubwiye ngo ujye mu rusengero, urusengero ruranduye. Niba koko rwanduye ibyo ngibyo ntubimbaze, ni wowe wabivuganye n'Imana, none ngo rwejeje warusubiyemo. Yarakubwiye ngo ujye kwikingiza, nako yarakubwiye ngo ntukikize ngo zirimo uburozi, hanyuma bigeze aho ngo ndongera ndasenga ngo Imana irambwira ngo jyayo. Haretse guhuzagurika, kagaragaza aho muhagaze. Na n'uyu munsi haracyariho abantu kandi bameze batyo. Rero reka dusabe Imana cyane, kuko ijambo ry'Imana ku isomo ngiye gusoreza aho twanarisomye ejo. Iri somo riboneka mu gitabo cyangwa se mu butumwa bwanditswe
urwandiko rwanditswe na Petero rwa kabiri mu gice cya kabiri umurongo wa mbere. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihererana inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuki ushaka gukomeza kwifatanya, ushaka gufata impu zombi? Wagaragaje ukuri nk'uko kuri muri Kristo. Mbega iki ni igihe cyo kujya gushaka indamu ugambanira na bagenzi bawe. Mbese ibyo uriya muntu utarumviye itegeko ry'Imana byamugendekeye bite? Niyo mpamvu nta kindi kikwiriye kubaho iteka uriya muntu w'Imana yaciriweho, niryo nawe ushobora gucirwaho urebye nabi. Ibintu byo gukomeza ugatangira kugenda woroshya ijambo ry'Imana uko Imana yari yarariguhaye ngo urigeze ku bantu, utangaza ibyaha byawe burundu, ubwira abantu bararikire kukwihana, hanyuma ugakomeza ukoroshya ibyo Imana yavuze, ugatangira kugaragaza ko ibyo Imana yavuze hari yibeshaga. Ibyo ngibyo ufite akaga, nutihana uzarimbuka. Ayo magambo twayabonye muri Luka igice cya 13, Yesu abwira abantu ati namwe nimutihana muzarimbuka mwese. Aho agakiza kari ni muri Yesu Kristo. Ubaye wari wamaze gutana, ugatangira kuva mu byizerwa ndetse ugashishikiriza na bagenzi bawe kuyoba inzira, bari baramaze gufata icyemezo cyo gukurikira Imana, wowe ukaba urimo kugenda ubabiburamo ibyo wari warabigishije, Yesu akiri ahera cyane urararikirwa kwihana. Twese turasabwa kujya imbere y'Imana mu munsi w'impongano turimo. Kristo agiye guhaguruka ku ntebe y'imbabazi. Uwari usangira agifite umutima wanduye n'uburyarya n'uwo kuriganya bagenzi be arahura n'akaga gakomeye. Imana iturinde kugwa muri uwo mutego, tuyane tubone ubugingo buhoraho. Njye nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadushe bugufi dusenge. Turagushimye uhoraho kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe. Wemeye ko iri jambo ryawe ritambuka. Uduhe ubwumviro buzima, kandi uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe kuri ryo, kugira ngo ribe umutsima utanga ubugingo, binyuze mu kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Utiniganya Yesu aragushaka none, haguruka uve mu mwijima, aragukunda musange. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Igihe kirahita vuba, uyu munsi ni wo wawe. Reka Yesu aguhumurize n'ubutunzi bw'igiciro. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki
agukomeze. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Kubera iki wanga kwitaba urupfu rugusatira? Ngwino Yesu akumurikire, ngwino aragutegereje. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba